Ngiye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu. Inshuti mukunzi tubana ku biganiro byacu bya buri munsi. Ndagukunda kandi nkwaye ikaze aho uri hose, umve ko uhawe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uri w'agaciro, uri w'ingenzi. Wowe wakoze subscribe cyane cyane, waduteye inkunga ikomeye kandi ujye wibuka no gusharinga, wibuke no gukora like mu gihe wakunze ikiganiro twashyizeho. Uyu munsi ni uw'ingenzi kandi ni uw'agaciro. Dusuhuje buri wese udukurikira, uri mu gihugu hagati, uri mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, uri mu mbibi z'i Burayi. Mwese ndabakunda kandi muri ab'agaciro kuri jye. Uyu munsi ngiye kuganiriza ikiganiro cyiza cyane. Ngiye kukwereka hari ikibazo gikomeye cyane abantu bibasiwe nacyo kandi bagiye bakimbazaho. Nifuje yuko buri wese yagira icyo amenya ubundi akanivura. Iki kibazo rero nta kindi, tugiye kurebera hamwe indwara y'umwingo. Indwara y'umwingo ni indwara mbi cyane ko ibangamira uwuyifite, kandi n'inyuma fizikoma umureba ababona yuko abangamiwe, kandi na nyirayo aba abangamiwe cyane. Iyi ndwara rero tudatinze reka duhite twihuta tubangura, turareba ibimenyetso byayo, hanyuma tuvuge na bimwe mu biyitera, ubundi dukore umuti w'iyi ndwara y'umwingo. Iyi ndwara y'umwingo ni indwara yataka imvubura ya tiroyide iba mbene hano hari imvubura yitwa tiroyide. Iyi tiroyide umuntu bavuga ko yarwaye umwingo mu gihe tiroyide yabyimbye, yatangiye kubyimba, ugasanga umuntu hano harimo haragenda habyimba bitewe na tiroyide yabyimbye. Iyi tiroyide niyo itanga umusemburo wa tiroxine. Hanyuma uyu musemburo wa tiroxine niwo utuma umuntu ashyuha, cyangwa se umuntu agakonja, cyangwa se umuntu agakura, akaba mugufi cyangwa akaba muremure. Mbese ni izingiro ry'indi misemburo ifasha umubiri mu buryo bwo gukura, cyangwa se mu buryo bwo kubalansinga ibigize umubiri. Urumva ko rero ari ingenzi cyane kuba wabimenya kugira ngo umenye n'uburyo wakwirinda. Ahanini iyi ndwara ya tiroyide cyangwa se kubyimba kwa tiroyide, aribyo bakunze kwita umwingo, usanga ahanini biterwa, hari ibimenyetso bigiye bitandukanye bituma ugira iyi ndwara, cyangwa se ikiba cyabiteye ahanini ari igihe uyu musemburo wa tiroxine uba wabaye mwinshi cyangwa se ukaba mukeya. Kuko hari amoko abiri y'umwingo. Hari umwingo w'uko tiroxine yabaye nyinshi ariyo misemburo, cyangwa se ikaba mikeya. Ni ukuvuga rero hari ibimenyetso bigiye bitandukanye bigaragaza umuntu ushobora kuba agiye kurwara iyi ndwara y'umwingo. Ikimenyetso cya mbere, bitewe no kuba wenda tiroxine yabaye nyinshi, hari kuba ugira iseseme, ubundi ukagira ubushyuhe bwinshi budasanzwe umubiri wawe, bitewe n'uko nyine tiroxine yabaye nyinshi, umusemburo wa tiroxine. Ubundi ugira kuba gukorora, cyangwa ukagira n'iseseme utazi ngo ivuye hehe. Bwa bushyuhe navugaga buza mu gihe muri leta iyo ari yo yose, ushobora hakonje, hashyushye. Mu gihe abandi bari gutaka ko bashyushye cyangwa bakonje, wowe uba mu gihe kimwe kidahinduka, ukumva ubushyuhe bwinshi cyane mu mubiri wawe. Ikindi hari ukuba wajya kumira ukumva uri kubabara, cyangwa se ukumva ijwi uri kugenda risa nk'irisarara ukuntu. Ubundi ukagira ikibazo cyo kurwara diyare, cyangwa se gucibwamo, ukumva ukarwara diyare utazi ngo iturutse hehe. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bigiye bitandukanye bishobora kukwereka ko ugiye kurwara ikibazo cy'umwingo bitewe n'uko tiroxine yabaye nyinshi. Hari noneho ibimenyetso bigaragaza
biza mu gihe noneho thyroxine yabaye nkeya, nabwo ni ikindi kibazo. Hari ukuba warwara umutwe ukaba wabyimbagana mu maso, ugatangira kubyimbagana mu gihe iyo thyroxine yabaye nyinshi, utakaza ibiro bya hato na hato, urananuka mu buryo budasanzwe. Ariko iyo thyroxine yabaye nkeya noneho urabyibuha, biba kontrere, urabyibuha ukabyimbagana mu maso utazi ngo biri kuva hehe, cyangwa se kwa kundi ukagira constipation idasanzwe, kwituma imatwe ikomeye cyane, ubundi ukumva ufite isereri muri wowe, ukumva ubuzima bwawe ntabwo bumeze neza. Iyi ni indwara mbi cyane kuko uyirwaye iramubangamira, ndetse ishobora no kuba yanwambura ubuzima bitewe n'uko uko thyroxine igenda ibyimba, hano hashobora kugira ikibazo ugasanga biteje no kuba wagira ku gihe cy'urupfu. Ariko iyi ni indwara ivurwa igakira, kuko nta ndwara n'imwe nk'uko mbibabwira itagira umuti nk'uko mpora mbibabwira. So ni ukuvuga rero iyi ndwara irakira kandi ushobora kuba kuyivura ubundi ugakira, ariko ntabwo ipfa kwataka uwo ari we wese, kuko ubushakashatsi bugaragaza ko iyi ndwara ikunze gufata abantu bari hejuru y'imyaka 40, uvuga ngo kuva kuri 40 kuzamura, abo nibo bantu ishobora kwataka. Nk'uko bakunze kuvuga ngo yataka abagore gusa, ariko n'abagabo irabafata, ntabwo ari abagore gusa kuko n'abagabo irabataka bakunze kugera muri iyo myaka. Hanyuma hari no kuba umugore utwite, kuko aba afite intege nke z'umubiri, nawe ishobora kuba yamufata mu gihe atitayeho. So ibyo rero nibyo bimenyetso bigiye bitandukanye, ariko reka dukore umuti wacu. Umuti ushaka kwibaza ngo ni uwuhe wo kwivura ikibazo cy'umwingo, cyangwa se mu gihe watangiye kumva ibimenyetso umwingo utaraza cyangwa se utaragaragara, ushaka kwibaza ati ni iki nakora kugira ngo mbe nagira ubuzima bwiza. So reka dukore umuti ubundi dukomeze ikiganiro cyacu. Rero hano dufite onyo, iki ni igitunguru cy'umutuku, uri kukireba ni igitunguru kinini. Ibi ni ibitunguru bibiri turi bwifashishe dukora umuti, gusa sindi bukore, ariko ndakubwira uburyo wowe ushobora kuwukoresha cyangwa se kuwukora mu gihe ufite ikibazo cy'umwingo. Hanyuma tukagira na gikukuru, umunyu wa gikukuru, ndetse tukagira n'amazi y'inyanja cyangwa se amazi y'ikiyaga. Nibyo bintu tugiye gukora. Nk'uko nabikubwiye, iyi ni indwara ivurwa igakira burundu. Ni ukuvuga rero ushaka ahantu ukura amazi y'inyanja cyangwa se amazi y'ikiyaga. Amazi y'ikiyaga agaragaramo iyode nyinshi ihagije, kandi kugira ngo uyu mwingo ukire cyangwa se uburware uba wabuze iyode muri wowe, uba watakaje iyode. Iyode ikunze kugaragara mu munyu, ariko iyode nyayo iva mu mazi y'ikiyaga. Ushaka rero amazi y'ikiyaga, hanyuma ugashobora kugenda ukavoma nk'ijerekani uyitumye nk'umuntu, sinzi ngo wayakura hehe, wowe urwaye ni wowe uzi ngo ndakura hehe amazi y'ikiyaga cyangwa amazi y'inyanja. Urafata rero ijya jerekani wenda uyivome, kuko utazajya uhorayo, ujye ufata litiro ya mazi uyiteke. Nurangiza kuyiteka, ufate ibino bitunguru bibiri ubikatakate neza uko ari bibiri. Numara kubikata muri ya litiro imwe y'amazi, ufate igikukuru karagagura 100 cyangwa 50, ufate ugasaturemo kabiri, ugereranye amagarama, tuvuge karakagura 50, ukugabanyamo kabiri, warangiza ugaterera muri ya litiro y'amazi ndetse na bya bitunguru, bikabira. Iyo bimaze kubira nk'iminota 3 cyangwa 4 biri kubira, uteruraho muri ya litiro hagabanyukaho gakeya, ubundi ugafata
y'amazi yabyo cyangwa se bya bintu umaze guteka, ukanywa igikombe mu gitondo, igikombe saa sita, igikombe nimugoroba. Iyo umaze kubikora gutyo ufata ibumba ry'icyatsi, ugafata na rumari, warangiza ugafata rya bumba ukaritoba, wamara kuritoba ukavangamo na rumari. Rumari ntago njya nkunda kuzibona, mbona izifu ziseye, ariko hari ahantu nayibonye nshaka kuzayibereka, ariko benshi barayizi. Ubundi wamara kutoba ugasiga bene hano kuri ya tiroyide, kuko kazingiyemo hano imbere. Ugafata rero bya bintu wa mixinze, ubundi ukabisigaho uko umaze kunywa. Unyweye mu gitondo ugafata ugasigaho, nanone nimugoroba na saa sita ugasigaho. Ntago bitwara igihe kinini. Hanyuma ufata mu byumweru 4 bigize ukwezi. Icyumweru cya mbere unywamo iminsi 4. Mu cyumweru cya mbere unywamo iminsi 4, ubwo ushobora nko gusibiramo iminsi 3 runaka, ntacyo bitwaye. Hanyuma mu cyumweru cya 4 aricyo cya nyuma, unywa noneho iminsi 7 nk'uko igenwe. Ariko igihe cy'ukwezi cyangwa se byatinze byatwara amezi 2 ngo ugakira burundu. Uyu ni umuti mwiza utagoye kuba wawubona, woroshye kuba wawukora, ariko nkwibutsa yuko uramutse utashoboye kubibona watugana tukaba twagufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza cyangwa se kugira ngo ukire. Cyane ko nimero zacu ziba ziri hasi, ariko nanone utazibonye ushobora kunyandikira muri komenti ukazinsaba, aba naziguha, ukaba wampamagara kugira ngo iki kibazo kikire cyangwa se kirangire burundu, ugire ubuzima bwiza. Umwingo rero, iyi ni indwara ikira kandi ukamera neza, ariko twibuke ko mu gihe wenda ukeneye kuyirinda ugomba kurya ibiryo bikungahayemo iyode, ugakunda kurya imboga z'icyatsi, imboga epinari, imboga dodo, amashu, amakorojete, imboga nyine zisa ibara ry'icyatsi, ugakunda kuzikoresha cyane, ndetse ugakunda no gukoresha umunyu wa gikukuru mu buryo bwo kwirinda, cyangwa se ugakoresha uyu munyu wo mu nyanja, cyangwa se umunyu utagize. Uyu duteka ni umunyu utunganyije, ariko hari undi munyu ushobora gukoresha ari igikukuru, hari n'undi munyu ukunze kugaragara mu masupamaketi w'abadiyabetike. Uwo munyu nawe ni mwiza, urimo iyode ihagije. Iyi ndwara ya tiroyide iyo uyirwaye nk'uko nabivuze uba ubangamiwe. Niyo mpamvu mbasaba ngo tujye duhora twita ku buzima bwacu bwa buri munsi, twikunde kurusha uko abandi badukunda, dukunda ubuzima bwacu kurenza ibindi ibyo ari byo byose, kuko iyo wamaze kurwara ibindi ubuzima buba bwamaze kuba ubundi. Ni ukuri tugerageze kwitaho kugira ngo tubeho neza. Ndabakunda rero, mwebwe mutwereka ko mudushyigikira, mwebwe mulayikinga ibiganiro byacu, mu by'ukuri muri ab'agaciro cyane. Mukomeze kutwereka ko mudukunda. Wowe ukiri mushyashya cyangwa se utarakora subscribe, ukibona aho hasi handikishije ibara ry'umutuku, please kora subscribe, kandi wibuke no gukora like kugira ngo utwereke ko washyigikiye ibiganiro byacu, kandi ntiwibagirwe no gusharinga kugira ngo bigere kuri bose cyangwa se kuri benshi bashoboka.
ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Njyewe mwabanaga ni njyewe Kamere Dalila, Imana ikomeze kubarinda. Ciao ciao.